nk'iyo uri mu gihe cyo kuba wasesa imboro y'umugabo. Tuvuge ko imboro nyine iba yashyukwe y'umugabo, ntimba ahagaze, biterwa na posteri yawe ushaka kuba wakora, sibyo? Biterwa nuko wowe ushaka ko aza kukurongora umeze. So hari igihe aba ahagaze, yahagaze rero urayegera neza mu gihe uyifashe nk'uku ukayifata neza. Donc urabona ukuntu imeze, sibyo? Mfashe gutya. Nishimiye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Ndashimira by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe nawe turayikora. Iki nicyo giye kugira ngo ukore subscribe uzajya ubona ibiganiro nk'uko byifuza. Hari benshi baba bakunze ibi biganiro bavuga tuti uza tuganire kuri iki kintu warakivuze sinigeze nyurwa, ariko ndashaka ko uzakinyuriramo sobanukirwe iki ngiki uko nazajya ngikora. Hari igihe umusore abari afite umukunzi, ariko umukunzi we adashobora kuba yamenya uko namwitaho cyane wenda nk'igitsina gore ugasanga ibintu byose abiharira umugabo, sibyo? Ukabuharira umugabo wawe ibingibi, umugabo akaba ari we wenyine ushobora kuba yakwitaho, wowe utakitaho. Uvuge ati agatambara ko mu mutwe ndagafura, agatambara ko mu mutwe cyane nk'aka nyine urabona ko kaba kari mu mutwe, sibyo? Nimba kari mu mutwe rero nta buri munsi urabizi ko amavuta menshi cyane nko ku gitsina gore dufata amavuta tukayashyira mu mutwe. Iyo ufashe amavuta rero ayo mavuta ntashobora kuba atanayakunda, sibyo? Ashobora kuba atayakunda, ufura rimwe mu mwaka mu mutwe. Ibaze wenda tuvuge par exemple urabona ko dread, sibyo? Ni dread kandi biba bisaba ko uzihora uzifuramo neza kandi zikaba zifite umucyo mwiza ku buryo nujya guhura n'umugabo wawe wenda ujya kumukorera nka surprise, umusoma umugira ute ku buryo tumva yampumuro nyine imuhumuriramo nabi. Rero icyo mbavuga, umugabo icyo gufasha no kuba yagufasha nyine akagakuramo neza, akagufasha nyine nk'uko akagakuramo. So nawe uragafura, ibyo byose nyine ugomba kubikora, ukazajya ugafura ukamenya kukitaho cyane agatambara ko mu mutwe, sibyo? Agatambara ko mu mutwe rero abagore benshi muzajye mukitaho, muvuge tuti nimba mfite agatambara ko mu mutwe nzajya nkitaho, menye ukuntu nzajya, kuko hari ukuntu nk'iyo ugiye nko konka imboro y'umugabo, sibyo? Tuvuge ugiye konka imboro y'umugabo, iyo wunamye uvuga ngo ugiye konka imboro y'umugabo, wenda umugabo ntagara gukuramo kagatambara ko mu mutwe, niyo agakuyemo ashobora kuba atagakuramo neza, ariko nkuko nyine babisabwa wowe ugomba kuba witeguye agatambara gasa neza, wanagashyira mu mutwe ukumva ko gafite impumuro nziza, kandi nawe umugore uhumura niwe mwiza, sibyo? Ntago uzagenda ujye gusisa umugabo wawe ufata imboro. Reka nyine tunabyigeho, tuvuge tutese tuzabyiga gute, tubimenye gute? Tuvuge ko imboro nyine iba yashyukwe y'umugabo, ntimba ahagaze, biterwa na posteri yawe ushaka kuba wakora, sibyo? Biterwa nuko wowe ushaka ko aza kukurongora umeze. So hari igihe aba ahagaze, yahagaze rero urayegera neza mu gihe uyifashe nk'uku ukayifata neza. Donc urabona ukuntu imeze, sibyo? Mfashe gutya, mu gihe uyifashe uku nguku urayegera neza ukayikatira ahangaha ugakoza akarimi, sibyo? Byose nyine no ku mpande naho ukahakata, umanuka uzamuka hose, kandi nawe abari kugukora mu mutwe. Ariyo mpamvu mba nkubwira ko agatambara ko mu mutwe ari ingenzi ku buryo atumva yampumuro mbi nyine, kuko nimba wunamye uri gukora gutya nawe araza kunama aguhereze bizu ku gikanu. Naguhereza bizu ku gikanu rero, cyangwa se akaguhereza bizu wenda tuvuge agusomye mu bitugu, azasanga hari impumuro itari nziza, usange atangiye kuba yakwanga, kandi ibyo ngibyo ntago bari byo mu rugo rw'umugore n'umugabo. Umugore n'umugabo rero bagomba kwitaho mu gihe urimo kumusisa, kandi ikindi ukibuka ko wanamurira mu maso, kuko ntago hari ikintu umugore wari kuvuga ati ngewe mu gihe ndimo ndasoma umugabo wanjye ku mboro ntago nkanura imboro nyine, ubona ko yafashe umurego ugakanura. Ntabwo bamubwiye ngo nimba ukanuye ngo ukanuriye cyane muri amaso ya, ntago uba ugomba kumureba cyane, kuko ushobora kuba wamureba cyane nawe akagira ubwoba, kandi hamwe nuko ushobora no kuba wanamusisa nabi, ukaba wanamukomeretsa urimo kuba wamusisa ukoresheje nk'amenyo. Uzana utwinyo dutoya, sibyo? Ugashyira utwinyo duto. Mu gihe uri kubikora koresha amenyo, nimba ukoresheje amenyo ugakoreshaho dutoya gato, usa nkaho uri kumukesha ushaka nko kuba wamuruma, sibyo? Byose biramufasha bikamuhereza n'imbaraga, sibyo? Iyo udahaye umugabo care cyangwa se ngo umusise neza,
nk'uko uba urimo kumusisa wegura imboro, uko wabibonye ukuntu umuntu abigenza cyangwa se uko wabigenza kugira ngo yihereze Kalisa. Nakubwiye ko yose urayirigata sibyo, ukamanuka mu mabyo hose ukarigata, umva umugabo rwose yuzura ibineza neza, akumva ko agukunze uri umwe, nta nubwo bazajya n'ahandi sibyo, nta nubwo bazajya n'ahandi kuko uba uri uwe wenyine, ntago uba uri uwundi mugabo. Kuko urabizi nk'ubu ngubu rwose pe mpora mbibereka, kandi umwana mwiza nuwiga kandi akanamenya Kerema, wowe urabizi umaze no kubimenyera, kuko iyo uri gutera comment urambwira ati Jenny ahangaha rwose wakoze umuti, ahangaha rwose mba numva noneho iyo urimo kubikora mba numva ko nanjye ndimo kubikora. Ntago mba nkubwiye ngo wikinishe, kuko ni wikinisha nakubwiye ingaruka, cyangwa se nakubwiye ingaruka zo mu kwikinisha ko byangiza mu mutwe, byangiza ubwonko. Ni wikinisha bizakuviramo ingaruka zikomeye ku buryo uzajya wibuka ko ushaka kuba wajya kuryamana na undi nyine muhuje igitsina, ariko mu gihe wakabaye uri wenyine cyangwa se uri kumwe n'umugabo wawe, ibi bintu nibwo uba ukwiye kuba wabireba cyangwa se ukanabyumva sibyo. Nyiri aho ngaho rero, mu gihe uba urangije kuba wakora ibyo ngibyo, wamaze gutegura umugabo wawe imboro, nyine urumva ko yamaze gufata umurego, naye igituba cyatangiye kuzamwo ububobere sibyo. Igituba rero cyamaze kuba cyazamwo ububobere, nta kindi uhita ukora ni ukuryama ku buriri. So ntago ndi buryame kuko turi kwiga ntago ndi buryame, buri kimwe cyose nzajya nyibereka, ariko muri uno munsi ntago ndi buryame sibyo, mumbabarire. Rero iyo urimo kubikora uhita uryama ku buriri. Iyo uryamye ku buriri ubumbura ibibero nyine ukabigira uko nguko. Ibibero rero iyo bitaguranyije ahita aza akinjira mu gituba cyawe akakurongora. Yari kukurongora rero ikibanze sibyo, kibanze aka kantu bwo rwose Clementine mana we, ubu uri kugomeza umwe ati icyo uzajya ukora ujye unakinyereka rwose, umva nzajya mbikwereka rwose, nanjye nta kindi mabere ahangaha iyo ndimo kubikora biba birifo kugira ngo usobanukirwe, umenye ati kimwe ntazi nyine nzajya nkimenya gute. Nimba utazi kunyonga rero ibingibi byose ubikorera hamwe sibyo.